Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Uyu munsi ndabashishikariza gutega amatwi ndetse hagamijwe kugira amahinduka abereye umuntu utegereje Uwiteka. Niyo mpamvu uyu munsi mbafitiye ikiganiro kigira kiti tegereza Uwiteka. Aya ni amagambo yakoreshejwe n'umwami wa Isirayeli ya kera uzwi ku izina rya Dawidi. Uyu mwami yahumekewe n'Imana maze arandika binyuriye mu gitabo cyamwitiriwe cya Zaburi. Zaburi ya 27 umurongo wa 14 dusoma ngo: tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure. Ujye utegereza Uwiteka. Ninde uvugwa aha washoboraga gutegereza Uwiteka? Nanone uyu mwami niki Uwiteka yamubonyemo abona ko ari umuntu uboneye wamutegerezaga afite ihumure ritangaje. Ubwo Uwiteka yatoranyaga uyu mwami wa kera uzwi ku izina rya Dawidi, Uwiteka hari icyo yahamije. Turagisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 22. Haranditswe ngo: imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti: mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Uyu Dawidi yari umuntu Uwiteka yabonaga ko ajyaniranye cyangwa se aboneye mu maso ye, ndetse Uwiteka yavuze neza ko yabonaga ko Dawidi yarajyaniranye n'uko umutima we ushaka. Niyo mpamvu rero twamukuraho icyitegererezo mu gutegereza Uwiteka. None ninde uvugwa aha washoboraga gutegereza Uwiteka? Umwami Dawidi uyu tumaze kugarukaho yagaragaje uwagombaga gukomeza gutegereza Uwiteka uwo ari we. Turakomeza twisunga cya gitabo cya Zaburi, turebe muri Zaburi ya mbere umurongo waho wa mbere kugera 3. Haranditswe ngo: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Byumvikana ko utegereza Uwiteka ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira, amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ese wibuka ko amategeko y'Uwiteka nta handi ashingiye uretse mu byanditswe byera? Bitekerezeho witonze. Nanone ijambo ry'Imana ryabivuye imuzi. Reka twumve icyo intumwa Pawulo ubwo yahuguraga Timoteyo n'abagombaga gukurikiza inzira y'Ubukristo, icyo bagombaga kwizereramo. Turebye mu gitabo cyitiriwe Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 16 na 17 dusoma ngo: ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Byumvikana ko igihe Uwiteka yandikishaga ijambo rye, hari hagamijwe kugira ngo abantu ribabere indorerwamo, ribabere ijambo ry'Imana ritubere indorerwamo. Kubw'iyo mpamvu nta handi twakabaye dushakira ubuhanuzi bwiringirwa buretse mu ijambo ry'Imana.
Timoteyo rero amaze kugaragaza aho akagombye gushakirwa ubuhanuzi bwiringirwa, umugaragu w'Imana Petero nawe yaje kugira icyo abivugaho ahumekewe n'Umwuka Wera, ahamiriza amagambo aboneka mu rwa kabiri rwa Petero igice kimwe cyangwa se igice cya mbere umurongo waho wa 19. Aha ho yashakaga kugaragaza agaciro k'ijambo ry'Imana. Yagize ati, Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Byumvikana ko kwiga ijambo ry'Imana tubikuye ku mitima yacu byagira aho bituvana n'aho bitugeza mu kugirana imishyikirano yimbitse, natwe tukaba twanagira kuri rwa rwego Uwiteka yashimye umugaragu we ari we nde? Ari we Dawidi. Nanone gukomeza kwiyezaho imyanda yose nibyo biduha urufunguzo rwo kumenya cyangwa se gushaka gutegereza byimbitse, gutegereza Uwiteka. Kwiyezaho imyanda yose bidufasha gutegereza Uwiteka. Ni igihe kibimpamiriza. Ni mucyo turebere hamwe urwandiko rwitiriwe umugaragu w'Imana bita Yakobo igice cyawo cya mbere umurongo waho wa 21 kugera 25. Dusoma ngo, ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. 22, ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Nyamuneka kumva ijambo ry'Imana umuntu akarisigaho ngo ni ukwishuka. 23, kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu ubereye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo atari uwumva gusa akibagirwa ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Utegereza Uwiteka ni uwitegereza mu mategeko atunganye atera umudendezo. Ayo mategeko aboneka mu ijambo ry'Imana. Ayo mategeko aboneka mu ijambo ry'Imana, atari uyumva gusa ahubwo ari uyumva. Nguwo ibyo akora byose Uwiteka azashyiramo umugisha, no kumutegereza byange bitebuke Uwiteka azagira ute? Azamuha umugisha mu byo akora byose. Hari abantu rero bagiye bagaragaza ko bategereza Uwiteka, ariko wareba imitekerereze yabo n'imikorere yabo ugasanga bihabanye n'abo Uwiteka yasabye ko bamutegereza, cyangwa se abategereza Uwiteka mu buryo bushyitse. Ubasanga mu nzego zose, yemwe no mu matorero abo bantu urahabasanga. Kuki mvuze n'inyo? Ubwo intumwa Pawulo yagaragarizaga Tito icyo yagombaga kwitwararikamo, uburyo yagombaga kwitwararika, yamwibukije ko mu itorero harimo abantu bavugaga ko bazi Imana ariko bahakanisha ibyo bakora. Ibyo tubisanga muri Tito igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 16. Handitswe ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bahakanisha ibyo bakora, ngo bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose bakora ntacyo bamaze. Byumvikana ko gutegereza Uwiteka udakora ibyo gukiranuka urishuka, cyane ko ubwo Yesaya, ndavuga umuhanuzi wabayeho kandi wagendanye n'Imana mu buryo bwimbitse, yagaragaje ko abategereza Uwiteka
bakora ibyo gukiranuka, yashoboraga kubatega amatwi mu gihe abakerensa ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi bakagombye kuba bigira kubu buhanuzi. Muri Yesaya igice cyaho cya 59 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri haranditswe ngo, dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Iri jambo ritwereka ko Uwiteka ahari ku bwacu, ndetse ahora ategereje cyangwa se ahora yiteguye kugira icyo ahindura ku bamutegereza. Nanone muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6 haranditswe ngo, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahagurika niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Wa wundi utegereza Uwiteka amaramaje, Uwiteka yiteguye kumutabara. Aho kugira ngo duse nk'aka gasimba kagenda kihinduranya, umwanya umwe turi muri uru ruhande, undi mwanya turi muri uru, ntago dufite nta mahitamo dufite. Kuba nta mahitamo dufite, twakagombye kwibuka amagambo Yesu yavuze agira ati, aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice byaho 6 umurongo wa 24, yagize ati, ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi, ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Twibuke nanone amagambo Yesu yakoresheje muri Matayo ibice 6 umurongo wa 33, ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ese ushakana Imana umwete, utegereza Imana wihanganye, ukora ibyiza, ukora ibyo gukiranuka? Bitekerezeho witonze. Turasabwa rero kugira amahitamo arangwa no gutegereza Uwiteka, dukora ibihuje no gukiranuka. Niba ushaka kugendana n'Imana, ufite amahitamo abereranye no gukora ibyo ishaka, uzatekereza ku magambo umuhanuzi Mika yakoresheje, aboneka muri Mika ibice 4 umurongo waho wa 5. Yagize ati, kuko ubwoko bwose buzagendera mu izina ry'ikigirwamana cyabwo, natwe tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu iteka ryose. Aho kugira ngo ukuguru kumwe kube kuri mu by'Imana, ukundi kukaba kuri mu by'isi, warirundumuriye mu by'isi, nyamara ukishukura uza ugaragaza ko utegereje ubutabazi bukomotse ku Uwiteka, nagusaba cyangwa se nagushishikariza kugira ute, kumesa kamwe nk'uko Mika akoresheje aya magambo nayo akomeye agira ati, kuko ubwoko bwose buzagendera mu izina ry'ikigirwamana cyabwo, natwe tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu iteka ryose. Turasabwa rero kugira amahitamo, niba dushaka kugenda nk'uko isi ibishaka, cyangwa se niba dushaka kugenda dutegereje Uwiteka kugira ngo tuzagirirwe neza nawe. Nanone urasabwa kudakora ibyaha nkana. Urasabwa, niba koko utegereje Uwiteka, urasabwa kureka gukora ibyaha nkana. Amagambo aboneka muri Mariko ibice 3 waho 29 agaragaza ko hari uburyo bwo gutuka umwuka wera, hari uburyo abantu batukamo umwuka wera.
byaba byiza wari usanzwe utabizi ariko uyu munsi ukaba ugiye kubimenya. Umuntu utegereje Uwiteka ntakora ibyaha nkana, nanone yirinda gutuka umwuka wera. Mariko ibice 3 umurongo waho wa 29 haranditswe ngo, ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azababarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. None ni mu buryo ki umuntu utegereje Uwiteka yirinda gukora icyaha cyo gutuka umwuka wera? Nimucyo turebere hamwe amagambo Pawulo yandikiye Abaheburayo abibutsa uburyo bwo gutuka umwuka wera. Mu Baheburayo igice cyaho cy'icumi umurongo wa 26 haranditswe ngo, niba dukora icyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha, keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Ese muri wowe utegereje Uwiteka ukora ibyiza? Ni byiza, urahirwa. Ariko niba ukerensa amahame y'Imana akiranuka ugamije kugira ute kwirwanirira, Uwiteka mufitanye urubanza, nturi mu bamutegereza. Ndasoza rero mbabwira amagambo meza aboneka mu Bafilipi ibice 4 umurongo waho wa 19. Nabyita nk'isengesho ryanjye nigana Pawulo ubwo yandikiraga Abafilipi. Yagize ati mu Bafilipi ibice 4 umurongo waho wa 19 yagize ati, kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose. Ndavuga ubukene bwo kumenya amagambo akiranuka, nicyo twakora kugira ngo twunge ubumwe n'Uwiteka tumutegereza dushize amanga. Nimucyo rero turushaho gutegereza Uwiteka dukora ibihuje n'ibyo ashaka, kugira ngo nitutagwisari tuzasarure nta kabuza. Komeza gutegereza Uwiteka.